Bagusenga Elisa maze kumva icyo amategeko ateganya, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Murekatete Merita mbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Murekatete Merita maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Bagusenga Elisa mbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi tukabana kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Bubatse kuri Kristo na cyamusenya no
ikibashakaho n'ikimikino gusa ugukora ibyo ushaka mugakiranuka gusa ibindi zabikora Imana ivubira imvura babinabeza iyirengagiza urugo ruyinezeza no oya no ikibashakaho n'ikibi kimwe gusa ugukora ibyo ushaka mugakiranuka gusa ibindi zabikora mugende muri musenga musengere mukuri no mu mwuka iyo myuka mibi izabahunga muzaba amahoro mugende muri musenga musengere mukuri no mu mwuka iyo myuka mibi izabahunga muzaba amahoro. Murakoze cyane. umugabo witwa Elisa uyu munsi nabaye umugabo ndabashimira cyane bikuye ku mutima abantu bifatanyije nanjye hariho kuvuga kwanjye kuri ndafite ibyishimo mfite ikibuga cy'ibyishimo sinzi uko nabikora especially ndashimira ba data bukwe ndetse n'amabukwe bavuye ahantu kure cyane bagiye baje Imana baha umugisha mwinshi cyane ndabashimiye ndashimira ababyeyi banjye baje kunshyigikira ndetse nkashimira n'inshuti zanjye zose ziri hano zitanze ni ukugira ngo umwanya wo kuwa kane aho umunsi w'akazi wabigoye izana n'uyu munsi hari abari kumamagara ngo ni hehe n'ikintu tuzi n'ayo masaha ariko abo wenda n'abaje nonaha ni uko twatinze twakore twanatashye mu by'ukuri rero umufasha sinakwirarira ijambo icyo ashaka kubagezaho ariko ndimo nsoza ndashimira cyane byimazeyo abantu babigizemo uruhare nubwo batabashije kuza ndashimira umuntu muri Canada bita Joyima ndamushimira cyane Christopher ndamutumyeho kuko ni mushiki wawe uzamubwirira ati azaguhereza impano kandi niwe uzayibika impano ye kugeza igihe azaza ukayitora by'ukuri rero mfite amavamutima menshi byinshi navuga ariko uwo twashakanye naze nawe agira icyo ababwira dufatanyije ibi ntabwo nabikora n'umwe adahari ntabwo bibaho umugabo agira umugore iyo ari umugabo kandi ubwo n'Imana yarutangiriye muri Edeni irema Eva irema Adamu kugeza na n'uyu munsi ubwo uhabwa umugisha n'Imana ndetse ugashimisha n'ababyeyi niyo mpamvu bari hano bishimye nabo ndakeka ibi ngibi dukoze n'ibito ibisigaye nabyo bigomba bizagenda neza. Nanjye ndishimye kandi mwese ndabishimye mwakoze kuza kudushyigikira Imana iduhaganisha aritonda avuga amagambo makeya cyane ko n'abantu bavugira kuri kamera ari bakeya muramwihanganira ariko umutima we ukuntu ameze kubera ko ibi yabitsaga igihe kinini imyaka 3 dukundanye amubwira ati waza ndetse ukabyimira nk'umugore cyangwa se namubwira itegereza igihe kizagera ku isoko ryiyongeye gusa nari ndashimira Imana yatumye mbyumva kuko ntabwo byoroshye usanga arwanya umugambi cyane nabifashijwemo no gusenga n'undi uwo ari we wese wumva yaba yarabuze aho abinyuza cyangwa se kubimeza azasenge bimva bishaka bizacamo neza nta kibazo amasengesho. Murakoze cyane gusa nagusubiza ijambo.